Sasa rero tugeze muri Mediane. APR Mediane will be different to international Ghanaian player namely Seydou Daouda Yusuf akina nimero 6 ndetse na Neil Lamtey Richmond arakina nka nimero 8. Ariko mukanya muri half time za kubahereza witwa Tistash kaza kuba mwumva analyze za half time atubwira uko yabonye half time atubwira ati bakunzi ba 98 bice Sana Radio je suis là et je suis en forme. Alright, mwifurije rero umunsi mwiza, mwifurije umunsi w'umugisha, ndagushimiye cyane. Buenos dias, bonjour beaucoup tout le monde. How are you doing? I'm very cool, meze neza cyane, ndashimira Imana n'abantu benshi cyane. Nawe nizere ko aho uri hose kabisa umeze neza cyane, uri gukora bikemera. Niba utanameze neza, Imana ibigemo uraza kumera neza cyane, niwo mugenga wa byose. Ngenda gushimiye rero, nge nitwa Tuyishimire Anastash, nkahina nkita T-Stash, the teacher stash, kuko byo nanga byose biri educational, biri educative. Ubwo rero mu byukuri ndagushimiye cyane we wakoze subscription kuri iyi platform yacu Ishoti TV. Ishoti TV ni channel ikugeza amakuru ya sport yo mu Rwanda, y'imikino hari nkukora ama highlight nkaguhereza yogeje. Iyo tutari mu mikino nk'iki gihe ndagenda nkinjira ngashaka transfer ifite sens. Shimira Imana ko maze kwagura sens, maze kugira abantu bashobora kuba bamfasha bakameza amakuru yizewe apana kotinga ibitangaza makuru naka n'iki, ahubwo nkibariza abantu babibamo. Imana yaramfashije cyane irabikora. Abakinnyi turavugana, abanyamakuru b'abasinya nakuze mfana barahari. Ubwo rero urumva kubona information biba binyoroheye cyane, nanjye nkazangaziriza abanyarwanda bake bamaze kunkunda. Narababonye urukundo rwanyu ndi kugenda nducengera ndubona. Nabandi mukomeze mu nkunde, nicyo tuba dushaka tuje kuri iyi mihanda tugiye ngo dukora ibintu mu bikunde, natwe twumve ko nyine ibyo turi gukora ari byiza cyane. Nje hano rero nje kubabwira abakinnyi 11 ba equipe ya APR na amakuru mbyutse mu gitondo nohoza, nyuma yuko ejo niriwe mbabwira ngo transfering Lamtey, ngo umuntu bitanga Yuswane, ngo umuntu bita Seydou Daouda Yusuf ati bageze Kigali bikintu biki hari abongerwe, mwabonye ba nije na Crema abongerwa amasezerano, bamwe baratandukana equipe ya Badipartana equipe ya APR. So hari abakinnyi 11 rero distance nagukoreye y'abakinnyi probably bagomba kuzajya bahagaze muri equipe mu kibuga cya Nyamukanagira, mu kibuga kikarasimiliro kikarasimyoto. Nibo nje gukubwira rero 11. Hari babiri batarahagera, hari babiri bataragera ariko nzi ibihugu bazakomokamo. Ayo na makuru nago tugomba ko hari nubwo tubabwira aya makuru, ariko hari nibyo APR badusabye. Niba umukinnyi hari ibigano bitaragenda neza, batubwira igihugu atazaza avuye hano atari ko nawe tubabwizina. Ibyo nabyo ndabibabwira nkabibasobanura, nge sinza kwabwira ngo ngarahageze ngarasinye ngaragize iki. Oya, cyo bintu mumbabarire mu bye mujya kubyumva ku yandi macano, noza hano ze wicare wumve ndaje muri ibintu biri professional cyane ngabanye brag. Ubwo ngubwo nuko gahunda zimeze. Mujye munatera comment mumbwira ati Stash bimeze biti turagukunda. Dukorere gutya abareyo hari ikiganiro ushaka kudropinga kivuga kuri Murera mana Nyagasani. Abafana ba Murera nizere ko mwakwe subscription nimwe mugezweho. APR ubu ngubiri gukubita ibangura ivamo. Ejo bundi nimwe turi butarame, turabatarama. Hari abataka bagiye kuza, amakuru ndafite, ndarekura umuzigo, ndarekura rukete, mbabare ni guhitana ukwepe. Ubwo rero abo muri APR bagezweho akariho karavuga, nimureke twivugire APR mucaka bogi tuvuge. Abareyo namwe muzagerwaho, urumva APR yarababimburiye. Nyese ndabakunda cyane ariko ikiruta byose. Ndahera he ndagira ne ndabigenzane. Ngaho awe kafata ikaramu nangire cishimure. Twagiye fata ikayi, utaza gucikwa, utaza gusigara ugasigara mu miringoti, mbabarira ibyo bintu byihorera. Equipe ya APR ingabo z'igihugu rero, Chairman Rishani Karasira, Chairman yumva umupira. Uyu mugabo abantu bari kumushima cyane ati ni umunyamupira, he understand football. Sporo arayumva sibyo umubeshyeshya. Uyu mugabo w'ingofero, uyu mugabo ateye ubwoba cyane. Bebe namubonye agofero ngenda nagatinya cyane buriya. Dore iyi ni equipe ya APR Nyamukanagira mu kibuga kikarasa imitutu, umurava n'intsinzi niyo tugiye kuganiraho muri iyi minota mike cyane imba naba geneye.
Okay. Dore rero ekipe ya APR buri iki izabihagaze mu kibuga mu gihe byose bizaba byamaze kurangira. Ekipe ya APR kugeza ubu mu bakinnyi tumaze kubona bamaze bamaze kugera i Kigali. Rampte yageze i Kigali ejo, mwaramubonye video, Sam Karenzi ndamukotinga, muhana respect. Musaza bayirukansa akagira ikibira bintu byo gufatira amakuru yabigoye. Haba harimo na option yuko bana gukurasa ukagenda uzira gushaka information ngo yeza abanyarwanda. Ni kesi nkazira twaguyemo. Kajya gufata ubwino, urabizi iyo ugiye gutata iyo bagufashe baraguhonda inzara bakazivana ukavuga ikintu warugamije. Rero bino bintu mujye mubyubaha, mutwubahe akazi kacu biba byakomeye cyane. Bidusaba no gutanga ibitambo. Mwumvishe ko yaranakubiswe, uri umuntu w'umusiniya bazengeyeho noneho gumu upcoming ari kuza neza utaza n'iki nani gihe nshaka kumara muri bino bintu ndi hasi ngimba nguruka cyane mashaka kwa hejuru nzabigeraho byose birakunda. So ekipe ya APR hagara gute rero mwizamu hari umwo bita Paver Nzira n'umunya Congo Brazzaville, umusore yitwe neza cyane. Ekipe ya APR amushima iravuga ati tuzakomezanya we Paver Nzira nakabuza tuzakomezanya. Uwo bamita Paver Nzira. Paver Nzira ni muzima cyane, yabaye umuzamu mwiza, yabaye umuzamu w'ukwezi kenshi cyane muri championnat y'imwaka nyine y'imikino urangiye. Mwagiye muyibona ibihembo byagiye bitangwa na Gura Games ko fatanye na Rwanda Premier League. Paver Nzira yagiye bo umukinnyi mwiza cyane. Mwizamu ni Paver Nzira. Ubwo Peter aragira iki? Araba Mario rwose ukunda kwita Mario, afana cyane Bruce Melody. Peter Mario afana Bruce Melody. Bana wakinnyi bacu nagara abastari ku mujye mu following kuri za Instagram mumenye n'amateka yabo, nibajyageza gusharinga yo za daily life zabo nyine mu status biki, ariko mu following muri bake bafite mubashe kugira iki kuba followinga. Ubwo rero Paver Nzira ari mwizamu mu mutima wa defense. Muri axe harimo Nigena Clement amaze kongererwa amasezerano. Nigena Clement yabaye mu defenseur mwiza cyane, ndahamya nashidikanya ko imikino atakini ari mbarwa muri uramwaka w'imikino urangiye. Abagizaga ku kibuga mwaramubonye. Nigena Clement atanze buri kimwe cyose yari afite. Komba cerebra byina mwaramubonye kubita utuntu twaza cepe hariya yigaragaza teye ubwoba cyane. Nigena Clement arahagararana n'umuvandimwe w'umunya Senegal bamwita Alioune Souane, mu defenseur ukomeye cyane hariya mu gihugu cya Senegal. Mana nyagasani kipe ye yari igaragaje twara ibikombe igira iki, yabaye ubukombe muri Senegal. Uyu nguyu rwose byo byarangiye niko aksi ibimeze. Uruhande rw'imoso rwa ekipe ya APR baracishaho niyo mugabo Claude team captain, na uzamusimbura azakina hariya nka nimero ya mbere. Yari umusimbura wa Ishimwe Christian, ariko niyo mugabo Claude is the number 1, niwe wa mbere azajya abanzamo muri ekipe ya APR ku ruhande rw'ibumoso. Dukubite tubangura uko Myingasire akomana urusyo. Reka tujye kuri kabiri yakinagaho umuvandimwe Fitina Ombolenga amaze gutandukana ekipe ya APR arangije amasezerano ye. Mwabonye umwana bita Byiringiro Gilbert mu mukino bahuje na ekipe ya Royal Sport mu mahoro. Uyu mwana akinnye neza cyane, baramukunda, bamuvanye muri Marine, baramukunze cyane. Ariko APR kubwira ko nk'ikipe ishaka amatsinda, nk'ikipe ishaka kugera mu matsinda ikanayarenga kanatwana cya gikombe, kuko irabideservinga, ifite amafaranga, buri kimwe cyose yakibonye na uriya mwa ibaze batwaye igikombe ari umwaka bagerageje gukinisha abanyamahanga. Noneho bamaze covervinga ibintu byose, sector zose uko zikora, uko ibiki byose bigenda burumva bagiye kuzana abasore noneho bayifasha ayo matsinda bazajyamo bayarenge. Cyo nibaza abareyo muzabyakira mute? Mwajyaga mwivugishwa ngo mwageze mu matsinda, niba ramuka bayagezemo bakanayarenga ibikombe barabarusha n'izama kunyabina binga muri aho ngaho, nzaba numva ho ruzanyura. Gilbert rero kuri kabiri ntago azakinisha Gilbert nk'umukinnyi wa mbere, nubwo akinnye neza akitwara neza. Gilbert azakina mu back, azakinanga nimero ya kabiri, mu gihe umukinnyi ategerejwe i Kigali ugomba gukina kuri kabiri azaba ahageze. APR irazana umukinnyi w'umunyamahanga uzakina kabiri. Defense zabirimo abanyamahanga babiri, Alioune Souane ndetse n'uyu muvandimwe uzava mu gihugu nashatse gutangaza. Uyu ni umunyamahanga, reka tuye tumusimbutse ngo mwabyumvisha ko bimeze. Reka tujye muri Mediane hagati mu kibuga harimo uwo bita Lamptey Niri Richmond.
uyu musore ni umunya Senegal, ni umunya Ghana. Okay, ubwo ngo ni Ramtey Niri Richmond. Azajya akina nka nimero 8, azakina nka nimero 8 hagati mu kibuga cya APR. Uyu nguyu rwose yamaze no kugera i Kigali, mwaramubonye wa Madrid menshi cyane. Richmond yari kapiteni wa ekipe ya Kotoko FC. Ngira ngo muri kwibona kuri izo report zaturukaga muri Ghana bavuga ko ahagaze ibihumbi 150 by'amadolari ariyo ekipe ya APR igomba gutanga kuri uyu muvandimwe Richmond Ramtey. Rero uyu nguyu yarahageze, ibyo byo n'urucabana. Reka turebe undi bazafatanya. Muri Mediane harimo umuvandimwe w'umunyagana nanone bamwita Dauda Yusuf Seydou Dauda Yusuf, nawe ni umukinnyi mwiza cyane wakinaga hariya mu gihugu cya Ghana, mwiza cyane kabisa. Ni umusenta midfield w'imyaka 23 ariko azakina nimero 6 muri ekipe ya APR. Mwana muto cyane. Uyu Ramtey afite 27, ni umugabo mukuru, ni umusore w'ingare, azi cyo gukora mu kibuga, nagaje kwanjwa muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Ikindi nakubwira niki, ubwo dusigaranye turi kwibaza undi muntu bazafatkanya, undi muntu azaba ari imbere yabo ninde. Imbere yabo bavuga ko bashobora gushyiramo umuvandimwe bita Ruboneka Bosco. Ruboneka Bosco ariko nanone nago ari umukinnyi ugomba kubanza muri ekipe ya APR. Ati ni umukinnyi mwiza ariko bijyanye n'ibyo dushaka, Ruboneka Bosco yakatubereye nka nimero ya 2. Barashaka undi mukinnyi uzaturuka muri Mali, ugomba gukina uyu mwanya wa Ruboneka. Mediane ikatiba A3, Mediane ya 3, Ruboneka araho ngaho. Mu gihe ariko uwo yaba atabonetse, bafite ubusiyo yuko Ruboneka yahakina Ramtey, Daoud Seydou ndetse na Ruboneka Bosco. Imande zabo zazimeze zite? Imande za ekipe ya APR hariho umuvandimwe tuvugana kwitonda Are Baka naga azakina nimero ya 2, azakina nimero ya 2 muri ekipe ya APR. Naga azakibanzamo Baka mwitonde. Kuri karindwi barahazana undi mukinnyi w'umunyamahanga. Imande za ekipe ya APR na mukinnyi w'ungubu tuvugana uraboneka. Cyo kimwe na 11 ya Barafinda ndetse n'uyu nguyu Ngapa Masongwe. Abangaba barabatuje, ibintu byo biri hasi. Abangaba naba bencher. 11 haraza umukinnyi w'umunyamahanga. Ubwo hasigaye abakinnyi bataraza ni bangahe? Ni 7 na 11. Aba bawinga nago baraza muri ekipe ya APR. Barategerejwe i Kigali. Turabategereje adari ziri hejuru. Abantu bari kwibaza kuri attack ya ekipe ya APR atizayimeze. Attack niyo kintu gikomeje guteza impagarara kugeza uyu munsi. Mwabonye bashyira umunya Mauritania bakora ibiki n'ibiki. Hari Victor Mboma mu gitondo nabyutse mbona abavandimwe bahambaza n'uwo bita Saba utuye muri Kenya, musuhuza cyane. Mutara mukunda ekipe ya APR rwose, umukunzi wayo w'indani cyane. Ndagusuje cyane bwana Saba. Dusuhuza n'abantu bari iyo za Kenya, baradukunda cyane abantu bari za Kenya, abantu muri za Mozambique, za State. Mamwigaragaza cyane ama comment and kabisa muri groupe ya Ishoti. Njya mbabona kuri WhatsApp kabisa muri kugenda muganira umupira bikaniryohera cyane. Ubwo rero nuko gahunda zimeze. Kuri attack, Victor Mboma Chukwema umunya Nigeria baramuhereza umwanya kine attack, cyangwa no umusore watsinze ibitego 15 umwaka w'imikino ushize, ahagitse nyine yarahigikanye n'umuvandimwe nyine mwene wabo n'ubundi uyu munya Nigeria Ani Elijah wamaze kujoininga ekipe ya polisi, ariko akatajya no mu magera mu igeragezwa kabisa mu Burayi. Bivuga ko polisi ishobora kuzana byungukiramo. Victor Mboma rero bimeze situation imeze gute muri APR? Victor Mboma naga ari umukinnyi nanone bashaka ko azabanza mu kibuga. Mboma nubwo yatsinze bira bitego, nyari umuntu uri timide, ntaga ari umuntu ubona uri sharp imbere y'izamu. Mboma yateye kwikekwe, yateye abantu kugira kumya kudotinga bibaza bamwibazo byinshi. Victor Mboma bashaka kazi yazajya simbura. Victor Mboma rero baramuzanira umunya Mauritania. Uyu mwana atebwa cyane muri Nakachot FC, mwara mubonye mu breakinga cyane. Uyu mwana agomba kuza kuhakina mana nyagasani umunya Mauritania ye baba we. Niwe ugomba gukina
kuri nimero 9 ya ekipe ya APR. Arategerejwe i Kigali nagarahagera, ariko niwe 85% iyi nkuru iri confirme kabisa, kandi muzanshimira. Ubwo rero ndabashimiye cyane kabisa, Imana ibarinde, mukomeze kugubwa neza cyane. Aho turakana subscription muyikande, tujye tugumye tubane, ndabakunda cyane station